mama wambyaye, mama wampetse. Irya bara Trinitas umuririmbyi wa Jova Jiri ari kumwe n'abavandimwe be kandi akaba ari hagati mama wabo ari hagati barishimanye cyane. Ukankunguka nkundwakaza ngo nzakugwa inyuma. Ni byiza cyane kubona umubyeyi nk'uyu nguyu afite abakobwa bakuru nk'aba ngaba kandi abakobwa bazi Imana. Ni byiza, ni iby'agaciro, umubyeyi aba yumva ahesheje ishema n'abana be ndetse dore ko bose bakuze. Ni ibintu byiza rero bihesheje Imana icyubahiro. Kurikirana ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ukirangize. Kanguka nkunguka nkundwakaza ngo nzakugwa inyuma, ibyo ndabigushimira abantu bose aho muri b'abamama turabashimira. Mwakoze igikorwa cy'ubutwari, muratubyara muraduheka, ubu twarakuze mukwiye indabo zanyu zo kubashimira. Ababyeyi hose aho muri mwumve mumeze neza, kuko turabakunda nk'abana mwabyaye. Mama wambyaye, mama wampetse, wowe nateye amabavu ku mutima. Ukanguka nkunguka nkundwakaza ngo nzakugwa inyuma. Mama wa irya bera Trinitas ndetse n'abakobwa be ari hagati yabo. Reka twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ngiye muba muri kubana, murabizi, muranzi, duhora tubana umunsi ku munsi, duhora tubana, si ubwa mbere tubanye. Rero mwansabye ko noneho kuzabereka mama wa irya bera ari kumwe n'abakobwa be. Namubazaniye, yaje, niwe ngira ngo tuganireho. Mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere ugeze aha, kuraho hasi handitse subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu byose biba ari akagaruka. Tubane. Mama wa irya bera Trinitas ndetse n'abakobwa be uko ari batatu. Umukuru muramuzi yuko ari irya bera, n'ubundi duhora tuvuga. Abamukurikiyeho muri kubabona nibo basigaye mu rugo bafasha imirimo umubyeyi wabo, ariko nabo bakabakorera Imana mu rusengero aho n'ubundi basengeraga. Rero uyu mumama abantu benshi ntabwo bamuzi, abantu benshi muri komateri baramusabye nzabakorera akavideo bari kumwe na mama wabo, nzabakorera akavideo. Nyine ibyo mugenda musaba byose ngenda mbibona kandi ngomba kubibakorera kuko niko kazi kanjye, ngomba kubibakorera. Rero turabizi neza yuko irya bera ari crush wacu, tumukunda cyane kandi tuvideo twese mwagiye munsaba, ndabizi neza yuko natubasezeranyije natubahaye. Mwasabye akavideo ari kumwe n'umugabo we, narakabahaye, ari kumwe n'abasister biwe ndetse nawe naratubahaye. None hari n'undi wansabye akamama we ndetse n'abakobwa be natubahaye. Natangiye ndirimba mvuga ngo mama wambyaye, ko wampetse, warantwise amezi 9 mu nda. Buriya umubyeyi n'uwo kubaha, kwa kundi umubyeyi aba agenda yigengesereye kugira ngo akurinde ikibi cyose cyakugeraho, kugira ngo akurinde impanuka zose, ahubwo akagenda yigengesereye. Rero nawe iyo ukuze ukamuhereza ikamba ry'umubyeyi, ukamuhereza ikamba ry'uko yarezwe neza, umubyeyi akurana proud, umubyeyi aba yumva yishimye cyane. Rero mama we arishimye cyane kandi mama we araserutse neza kubo afite inkumi nziza nk'izi ngizi, ko umubyeyi nawe ufite inkumi ngizi nkuru nziza cyane kandi nkuru, nawe ubwe akaba ataragira mu zabukuru. Ni ibintu ukwiye gushima Imana, tukavuga ngo uyu mubyeyi ni intwari, yakoze neza, yareze neza. Imana izamuhe ikamba ry'uko nawe yareze neza nk'abana be yakunze cyane. Murabyumva rero yuko umubyeyi ahantu hose ari, ujya urebana n'ubwo uba uvuka mu muryango wenda flexible nta mama ufite, na so byagenze ukuntu, ariko si nkuciye intege. Buriya umubyeyi kuba yaragushyize ku isi
akakurera akagukuza, icyo nicyo kintu cya mbere ukwiye guha Imana icyubahiro, ukavuga ngo Imana ishimwe kuba naravukiye ahantu heza, cyangwa naravukiye ku mubyeyi nk'uyu nguyu. Hari ababyeyi benshi cyane bajya bata abana babo cyangwa bakabasiga ku mihanda cyangwa bakanabata. Abo babyeyi ntabwo tubashima, ahubwo twebwe icyo turebaho ni ukuntu umubyeyi aba yaraharaniye uburenganzira bw'umwana, umubyeyi aba yarakunze umwana akamubyara akamutwita, yarangiza akanakura ari umubyeyi mwiza. Rero n'ubwa mbere mubabonye ari kumwe n'inkumi ziwe, ari kumwe n'abakobwa biwe. Bwa mbere murabizi yuko ari iry'abera, hagakurikiraho abavandimwe be babiri aribo muri kugenda mubonaho kuri ekara yanyu. Imana igomeze ibakuze kandi igomeze ibakurize mu buntu bw'Imana, kuko kubura gusenga nibyo byiza. Gusenga ni intwaro y'ubuzima kandi igira neza uko buba bwije nuko buba bukeye. N'ibibazo ubona byakuganjize, jya wegera Imana, kuko Imana niyo ya mbere yo kugira ngo ujye ubwira ibibazo byawe kandi ibashe kugutabara. Niba ubuzima uba burimo aka kanya butameze neza, jya wihanganira ubuzima urimo, kuko one day, umunsi umwe ushobora kugenda neza nawe Imana ikagusetsa. Murabizi rero yuko akacu kaba ari akagaruka. Video zacu zose za buri munsi ndazibaha. Umuntu wese wanditse komanteri ngomba kuyireba kandi nkayishishikariza kugira ngo nyumve neza, ubundi mbone kuyikora kandi nanjye ntabwo mba nikoresheje. Turabizi yuko tubakunda cyane, uyu muryango turawukunda, ndetse n'indi miryango yose iz'Imana. Rero n'ubwa mbere dukoze irya mama we ari hagati y'abakobwa be batatu. Wa mbere ni iry'abera, hagakurikiraho abasista be batoya. Iry'abera yari umuririmbyi wa Jehovah Jireh, umuririmbyi mwiza waririmbye indirimbo z'akataraboneka, aho twagiye tumumenya ku ndirimbo nyinshi ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Ntabwo yakunze kuza ku mbuga nkoranyambaga, ariko ni umuririmbyi abantu benshi bazi, ufite ijwi ryiza, ufite sound nziza. Rero ntabwo yakunze kuza ku masocial media, ahubwo twe twamumenye muri Jehovah Jireh, indirimbo nziza agiye aririmba, kandi indirimbo ukabona ni indirimbo nziza cyane. So bye bye, murabizi yuko mbakunda. Video zacu ziba zose ari akagaruka kandi ziba ari nziza. Bye, ndabakunda cyane. Byo